Yesu nashimwe, nshuti z'Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, abameze neza, Uwiteka bakomeze, abari mu bibazo ndetse n'abafite intambara nyinshi barwana nazo, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibafashe, ibashe kubakomeza no kugira ngo mubashe kuzitambukamo amahoro, hatageze ikibasubiza inyuma cyangwa se ikibagonga. Aka kanya hari ijambo numva nashaka ko tuganiraho ryitwa urukundo. Kumenya urukundo, urukundo ni iki twebwe dusabwa nk'abana b'Imana? Ese ni iki dufite gukora kugira ngo tugire urwo rukundo? Hari ijambo ry'Imana nshaka kwifashishaho gatoya riri mu Baroma ibice 8 n'umurongo wa 35, haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota. Ahangaha ndagira ngo twibaze, ese ni iki kintu wumva nkawe nk'umukozi w'Imana, ni iki kintu wumva nkawe nk'umukristo cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese kuba uri mu byago aka kanya bifite kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese kuba aka kanya hari ikibazo urimo runaka kikugoye bifite kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Kugira ngo tumenye se uru rukundo rw'Imana rumeze rute? Ese twebwe bidusaba iki kugira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo cyangwa mu cy'Imana natwe tugire urwo rukundo? Urukundo ni ikintu gikomeye cyane, kuko mbere y'uko wabasha gukunda undi muntu bisaba ko nawe ubwawe ubanza kwikunda. Urukundo ni ijambo rikomeye cyane ridusaba gushishoza. Urukundo ni ikintu gikomeye, bisaba ko njyewe ubwanjye mbanza nikunde, numve yuko uko meze kose niko Imana yewe yarandebye ikunda uko nguko yandemye. Ibyo nyuramo byose ni ku bushake bw'Imana, kandi Imana ifite urukundo rukomeye cyane, rukomeye rudafite aho ruhuriye n'urwacu twebwe abana b'abantu. Nimba Imana yo yaratanze umwana wayo kugira ngo njye nawe tubashe kubaho, kugira ngo njye nawe tubone ubu bugingo, nuko yari idufitiye urukundo rukomeye cyane. Hari aho ushobora kwibaza nkawe nk'umubyeyi, cyangwa se niba waba utari umubyeyi, ibaze aka kanya ufite umwana umwe wenyine. Ese wakwemera gufata umwana wawe ngo umutange agende apfe kugira ngo abandi bo mu muryango wawe babeho? Icyo kintu ukakibaza, ukibaza nimba ufite urwo rukundo, ukunze famiye yawe cyangwa ukunze inshuti zawe, rwatuma ufata umwana wawe umwe wenyine w'ikinege waba warabyaye kugira ngo apfire famiye yawe cyangwa se apfire inshuti zawe? Ese icyo kintu wagikora? Urwo rukundo urarufite rwatuma uhari ibyawe kugira ngo abandi babeho? Urwo ni rwo rukundo Imana yadukunze, yo yemera gutanga umwana wayo, umwana yari ifite wenyine, kugira ngo njyewe nawe tubeho. Rwari urukundo rw'Imana. Aka kanya ibaze, ese wowe ufite urukundo rungana iki? Ese wowe ubwawe urikunze? Iyo wirebye urikunda, ukumva yuko avuga uti Imana ushimwe, ukundi ko ndikunze, ndabona yuko meze neza. Cyangwa ukavuga ese urukundo Imana yankunze igatanga umwana wayo, nanjye urwo rukundo nubwo narwujuje 100%, ariko urwo rukundo nanjye ndarufite. Ndagira ngo ufate umwanya utekereze kuri iki kintu cy'urukundo rw'Imana, utekereze ukuntu Imana igukunda byatumye yemera guhara umwana wayo kugira ngo wowe ubeho. Yesu yemera kuza mu isi, arababazwa, abaho nkatwe, arababazwa, arakubitwa, aratukwa, yambara ubusa ntiyagira aho kuba, ariko kugira ngo acungure ubugingo bwawe n'ubwanjye. Hano ukibaza urwo rukundo, nimba twebwe abana bacu tubakunze, ese twabatanga kugira ngo abandi babeho? Ese ufite urukundo rungana iki muvandimwe muri iki gihe?
hari ibintu byinshi tujya duhura nabyo bidusaba kugira urukundo, ariko tugasanga urukundo rwacu ni ruke cyane ku buryo ibyo bintu Imana idusaba bitakuzura. Ariko se nimba wemera yuko Yesu Kristo yaje mu isi akababazwa kugira ngo njye nawe tubeho, ese basi uha agaciro icyo kintu cyabaye ukemera kumukurikira? Urwo rukundo rw'Imana yakugiriye agatanga umwana wayo, ese nawe wemera uwo mwana wayo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, yaje akadupfira kugira ngo tubeho? kugira ngo muri aka kanya nkubwire kuri uru rukundo Imana yadukunze. Wibaze, ese aka kanya iki kintu wumva cyagutandukanya n'uru rukundo Imana yagukunze ikemera gutanga umwana wayo? Ese ni ibyago urimo aka kanya ushobora kugutandukanya n'urwo rukundo rw'Imana? Ese ni ugupfusha? Ni iki aka kanya cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Numva ko tudafite kugira ikintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ahubwo kumva nimba uri mu bibazo muri aka kanya, nimba hari ibyago urimo, nimba hari ikibazo runaka urimo, tekereza ku rukundo rw'Imana, wumve yuko Imana ikigukunze, wumve yuko nubwo bimeze bityo ariko urukundo rw'Imana ntabwo rwakuvuyeho. Hano hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Biri mu Baroma ibice 5:8. Hari ukuntu utekereza, hari ukuntu nicara nkavuga, Mana, ni iki kintu cyatumye wemera gufata umwana wawe wenyine w'ikinege ukamutanga kugira ngo njyewe mbeho? Ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo mbitekereje ndavuga, ese njyewe nafata umwana wanjye nkamutanga kugira ngo undi muntu abeho? Uru ni urukundo rukomeye cyane natwe abana b'Imana dufite kugira tukagera ntabwo navuga tugiye ikirenge mu cy'Imana ko ntabwo, ariko basi n'uyu mwana yatanze kugira ngo njyewe nawe tubeho, tumukurikire. Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda kandi abashaka umwete ntibazamubona. Mureke dushake Imana, dushake mu maso h'Imana, dushake ubwiza bw'Imana, kuko ikibazo urimo cyose kizakizwa nuko washatse Imana. Imana ntabwo uzicara ngo ujye mu by'isi ngo Imana iyo yumvira. Imana irababara iyo irebye turi mu byaha, Imana irababara iyo ibona dukora ibintu bidakwiriye umukiranutsi. Irababara ikibuka uko yatanze umwana wayo kugira ngo njye nawe tubeho, ariko aka kanya ikabona ibyo turimo. Turi abasinzi, turi abasambanyi, turi abajura, turafite ubwibone. Ntabwo duha agaciro rwa rukundo Imana yadukunze igatanga umwana wayo. Ntabwo twicara hamwe ngo dutekereze ku bwiza bw'Imana, dushakishe mu maso h'Imana. Kandi babwira ngo urukundo rw'Imana yadukunze, mumbabarire natwe dukunde umwana wayo ari we Yesu Kristo, twizere izina rye kugira ngo tubohoke, twizere izina rye, dushake mu maso he kugira ngo tubone ubugingo. Nimba yaradupfiriye kugira ngo tubone ubugingo, ariko aka kanya ukaba ibyo urimo bitajyanye n'ubushake bw'Imana, ese ubwo bugingo bwo Yesu Kristo yatanze we kugira ngo njye nawe tubeho, ubwo bugingo tuzabubona? Ntabwo byashoboka, kuko iyo uri mu mucyo, ntabwo umucyo ujya ubana n'umwijima. Nimba ukonje cyangwa se ukaba urakaza uyazi, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibikunda. Nimba ukonje, konja ubwo uti njyewe iby'Imana simbirimo. Nimba ushyushye, shyuha ubwo uti njye ndi kumwe n'Imana. Ariko bene data, ntabwo nifuza yuko twakonja, nubwo nifuza ko twaba akazuyazi. Icyo nifuza ni uko twaba dushyushye turi kumwe n'Imana, dusenga mu kuri no mu mwuka, dukurikira ijambo ry'Imana, tugashaka mu maso h'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi, urunuka muhorane n'ibyiza. Ntabwo umuntu ufite urukundo agira uburyarya, ntabwo umuntu ufite urukundo agira ishyari,
ntabwo umuntu ufite urukundo agira ubugome, ntabwo umuntu ufite urukundo hari ibintu, kuba ufite urukundo hari ibintu ufite kwiyambura, wiyambura uburyarya, wiyambura ishyari, wiyambura mbega umutima wawe uhora ukeye iyo ufite urukundo. Niyo mpamvu uvuga ngo mureke tugire urukundo nk'urwo Yesu Kristo yadukunze akemera gupfa kugira ngo njye nawe tubeho. Duha agaciro icyo kintu, tuvuge ese Yesu Kristo yadupfiriye kugira ngo tube abasinzi, yadupfiriye kugira ngo tube abasambanyi, yadupfiriye kugira ngo twicane, oya, yadupfiriye kugira ngo tubone ubugingo, tuzaheshe n'abandi ubugingo. Nimba hari impano y'Imana iri muri wowe, wiyiryamana, kuko hari igihe naba nicaye hari iyo mpano ufite ariyo njyewe yanzura. Koresha impano yawe wahawe kugira ngo mugenzi wawe abone ubugingo. Hari abantu benshi baryamanye impano z'Imana ariko batazikoresha. Ndagira ngo muri iki gihe duhaguruke dukorere Imana, dushake mu bwiza bw'Imana, dushake ubwiza bw'Imana bigishoboka, dushake mu maso y'Imana hagishoboka kwabo, dushake ubwiza bw'Imana imbabazi zayo zikiriho, kuko tugiye kugera mu gihe imbabazi z'Imana zishira, hagakora inkoni y'Imana. Icyo gihe ntabwo uzaba ugikurikiye ngo uvuge ngo Mana mbabara ko imbabazi z'Imana zararangiye. Turi ku ntebe y'urubanza, buri muntu asobanura ibyo yakoze. Ndakwinginga muri aka kanya wumve rino jambo kugira ngo usubize amaso inyuma, uvuge ngo dore urukundo Imana yankunze ikemera gutanga umwana wayo kugira ngo mbeho. Aka kanya reka niyambure ibi ngibi bidafite umumaro, reka niyambure ibidahesha Imana icyubahiro. Shaka ubwiza bw'Imana, ninjire muri Kanani yanjye. Sinzayirebesha amaso ariko ngo sinzayigeremo, ahubwo nzayirebesha amaso nanayigeremo. Ndagira ngo muri aka kanya dusubire inyuma twisuzume, tureke ibiteye isoni, tureke ibituma tugura mu maso h'Imana, ahubwo dusingire ubwiza bw'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana uraruhuka muri wowe, hari ibyo uba wumva byakuvuyeho, hari umutwaro wumva waruhutse. Iyo wabonye mu bwiza bw'Imana hari ikibazo winjiramo, kuko uba warabonye ubwiza bw'Imana, Imana iba yarakwambitse imbaraga ukagitambukamo neza. Ariko benshi batabonye ubwiza bw'Imana agera mu kigeragezo bigacika, kumva byacitse akakigwamo. Ariko iyo ufite ubwiza bw'Imana, iyo wabonye ubwiza bw'Imana, iyo wambaye imbaraga z'Imana, ugera mu kigeragezo ukagitambuka, kuko uba warabonye ubwiza bw'Imana ndetse Imana iba yarakwambitse imbaraga. Rero ndabinginga nshuti z'Imana kugira ngo duhaguruke. Iki ni cyo gihe cyawe ndetse n'icyo gihe cyanjye. Mureke duhaguruke dukorere Imana, mureke duhaguruke dushakishe mu maso h'Imana bigishoboka ko habona. Mureke duhaguruke dukore icyo Imana ishaka, icyo Imana ikubwiye haguruka ugikore, kuko uko ikikubwiye guha n'imbaraga zabyo. Muri aka kanya rero ndabinginze kugira ngo mureke tugire urukundo, kuko urukundo rwihanganira byose. Urukundo rutuma tugira amahoro, kuko urukundo nirwo ruhebuje byose. Niyo wagira ubutunzi ariko udafite urukundo, byose biba ari ubusa. Ntabwo ushobora kugira amahoro muri wowe utagira urukundo. Ibyo watunga byose bitarimo urukundo biba ari ubusa, ntacyo bimara. Rero ndakwinginga inshuti yanjye kugira ngo ugire urukundo. Ntihabe ikintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntibibe ubukene ngo bugutandukanye n'urukundo rw'Imana. Ntibibe kutabyara ngo bigutandukanye n'urukundo rw'Imana. Ntibibe gupfusha ngo bigutandukanye n'urukundo rw'Imana. Uko byagenda kose, jya wibuka yuko uvuga uti Mana, nubwo bimeze bityo ndabizi yuko urukundo rwawe rukiri kuri njyewe. Nubwo byanze ahangaha ariko ndabizi ko urukundo rwawe rukiri kuri njyewe. Ibyo byonyine biguhereza imbaraga zo gukomeza urugendo, kuko aka kanya nubwo byanze, urukundo rw'Imana rurakomeza rugukomeze. Ejo uzagera aho biri bukunde. Rero ndakwinginga nshuti yanjye kugira ngo ukomere ku rukundo, ugire urukundo. Guhera none nimba nta rukundo wagiraga, wumvaga abantu bose nakunejeje bitewe n'ibikomere wagize, nimba wahuraga n'umuntu ukumva nta nubwo wanamusoza bitewe n'ibikomere wagize, ndagira ngo nkwingingiye kugira ngo wibuke urukundo rw'Imana yo yagukunze. Urebe n'ibikorwa ukora umunsi uvuga ati ese ibyo nkora njyewe
ni byiza ku buryo byatumye Imana yemera gutanga umwana wayo kugira ngo mbeho. Icyo kintu cyonyine kigukomeze, gitume urekura ibyo byakubase, byatumye utakigira urukundo muri wowe, nongeze uvuge ngo kuko Imana yankunze nanjye reka ngire urukundo kugira ngo nzabone ubwami bwo mu ijuru. Rero Imana ibahe umugisha kandi ndabasabira urukundo rw'Imana gume kuba kuri mwebwe, kandi namwe mugire urukundo nk'urw'Imana yadukunze. Shalom shalom.